pe kandi ntaheranwe n'agahinda twari njyewe bebe Zoe tantine Fiyete mwita tantine nuko nakuze niwe wandeze kuba nkiri uruhinja kugeza aho yagendeye nakuze ari umuntu mukuru ntago nubwo ari one now ashaje afite 62 years old so umuryango wa RDF niwe wareze papa murera neza papa yagiraga kirazira nyine yari umuntu uri sage cyane yabona ugiye ntabwo yakundaga umuntu ubona when you're falling apart yarakugaruraga kabisa he was obligated ku muntu ari wese ntabwo yakunda kubona umuntu utatira cyane ndashaka gushima umuryango wa RDF papa yakuriyemo n'igihe arwara they are willing to pay for everything kugira ngo papa amere neza ndabashima cyane cyane rwose kandi nkuko twaje hano mbere Fani Mfizi yeretse impact yatugizeho turabashima cyane ibintu byose umuryango wa RDF ukoreye papa turashima cyane ikindi lastly turashimira mwese shima inshuti abavandimwe side ya mama side ya papa inshuti za papa inshuti zacu abantu bose turabashimira cyane cyane byimazeyo mwatubaye hafi kuva papa kigenda n'ababimenye ko yari akirwariye hano ataragenda abantu batubaye hafi cyane batweretse urukundo rwinshi turabashimira cyane ariko uburwayi bwa papa bebe na mama niwe babanaga nawe papa yifuza ko iteka ryose mba focus cyane mu kazi nakunda umuryango kuko twebwe turi abana bato hari benshi tutazi yagendaga kanelefone yageze ahantu kure kambwira ati ndahanaha uyu muntu uramuzi nkamubwira ngo simuzi akansobanurira kamumbwira nkamumenya ubutaha akambwira tuzajyayo umushaka umusuri murasanyi agakunda abantu cyane ikindi murasanyi yari inshuti yanjye ikintu cyose namubwiraga yahitaga agikora ndibuka umunsi umwe hari umuntu nashakaga gusura ufite ibibazo ndamubwira ni papa Terezo ndamumubwira ni waretse tugasura uyu muntu ko ari mu bihe bitoroshye murasanya arambwira ati nta kibazo tegura ibintu byose twajyana birakunda tujya gusura uwo muntu next time nari narabyaye noneho umugabo wanjye arwaza mushiki we nari ntaramusura ndamubwira papa Terezo nshema rwaje mushiki we kandi sindajya kumusura wakihuse ukamusurira ko ntari najyayo uwo mwanya papa Terezo nahise numva yagezeyo nta kintu namubwiraga ngo areke kugikora kandi nawe icyo yantegekaga nahitaga ngikora yari inshuti yanjye mu buryo bwose hari umunsi we na Murisa bari hujuje anniversaire y'imyaka 25 noneho ndamubwira ni papa Terezo mwujuje imyaka 25 ufite guhereza impano umugore wawe arambwira ati bisaba ikimirimo ngo mwoherereze amafaranga ubikore ndabimubwira niko yabikoze ngura impano ya Murisa ndayifunga kuko papa Terezo yaramukundaga ikintu cyose wamubwiraga yarakumviraga
yari umubyeyi, yari umuntu mwiza. Ikindi kintu ushaka kuvuga kuri Papa Tresor arwaye kugira ngo nihute, ari mu Buhinde, nahoraga mwandikira akanyoherereza voice note nkumva arakomeye, nkamubwira ngo ndagukunda, nkamubwira ngo umuryango turagusengera, akambwira ati rwose nizeye Imana, ati kandi muhumure nzagaruka amahoro. Twamubwira ngo natwe turizeye ngo kandi wizera Imana. Murasanyi yarizeraga mu rwego rwo hejuru, nanjye ntabwo nari nzi ko yapfa. Ni ibintu byantunguye kugeza kuri extent agarutse ngiye kuri Faisal kumureba, uko nabye expecting agasanga siko bimeze. Ikintu nakoze mubonye yari ari kuri oxygen ashaka kutuganiriza, ariko mubonye numva sinshaka ko tuganira, mpita nakunda umuryango kuko twebwe turi abana bato, hari benshi tutazi. Yagendaga kanelefone yageze ahantu kure, kambwira ati ndahanaha, uyu muntu uramuzi? Nkamubwira ngo simuzi, akansobanurira, kamumbwira, nkamumenya, ubutaha akambwira tuzajyayo umushaka umusuri. Murasanyi agakunda abantu cyane. Ikindi, Murasanyi yari inshuti yanjye, ikintu cyose namubwiraga yahitaga agikora. Ndibuka umunsi umwe hari umuntu nashakaga gusura ufite ibibazo, ndamubwira ni Papa Tresor, ndamumubwira ni waretse tugasura uyu muntu ko ari mu bihe bitoroshye. Murasanyi arambwira ati nta kibazo, tegura ibintu byose twajyana. Birakunda tujya gusura uwo muntu. Next time nari narabyaye, noneho umugabo wanjye arwaza mushiki we, nari ntaramusura. Ndamubwira Papa Tresor, Ishema rwaje mushiki we kandi sindajya kumusura, wakihuse ukamusurira ko ntari najyayo. Uwo mwanya Papa Tresor nahise numva yagezeyo. Nta kintu namubwiraga ngo areke kugikora, kandi nawe icyo yantegekaga nahitaga ngikora. Yari inshuti yanjye mu buryo bwose. Hari umunsi we na Murisa bari hujuje anniversaire y'imyaka 25. Noneho ndamubwira ni Papa Tresor, mwujuje imyaka 25, ufite guhereza impano umugore wawe. Arambwira ati bisaba iki imirimo ngo nkoherereze amafaranga ubikore? Ndabimubwira, niko yabikoze. Ngura impano ya Murisa ndayifunga kuko Papa Tresor yaramukundaga. Ikintu cyose wamubwiraga yarakumviraga, yari umubyeyi, yari umuntu mwiza. Ikindi kintu ushaka kuvuga kuri Papa Tresor arwaye kugira ngo nihute, ari mu Buhinde, nahoraga mwandikira akanyoherereza voice note nkumva arakomeye, nkamubwira ngo ndagukunda, nkamubwira ngo umuryango turagusengera, akambwira ati rwose nizeye Imana, ati kandi muhumure nzagaruka amahoro. Twamubwira ngo natwe turizeye ngo kandi wizera Imana. Murasanyi yarizeraga mu rwego rwo hejuru, nanjye ntabwo nari nzi ko yapfa. Ni ibintu byantunguye kugeza kuri extent agarutse ngiye kuri Faisal kumureba, uko nabye expecting agasanga siko bimeze. Ikintu nakoze mubonye yari ari kuri oxygen ashaka kutuganiriza, ariko mubonye numva sinshaka ko tuganira, mpita senga. Arangije arambwira ngo urakoze, ndasohoka. Ariko nkomeza kwizera Imana, ndamusengera, nkabwira itorero bakamusengera, nkumva Papa Tresor ntazapfa. Numva nabwira bebe ni bebe nihangane, Papa Tresor ntawe azajya. Numvaga nizeye bikomeye cyane kugeza aho agiriye muri ICU. Mbwira Mama Tresor ihangane, nta kintu azaba, iki ni ikigeragezo. Nari nizeye bikomeye cyane,
ariko nshimira na mama yarizeye, umva yari afite kwizera gukomeye cyane. Turizera, turasenga ibyo apotre yavugaga ati uyu mubyeyi yarasengewe, twaramusengeye, amatorero yaramusengeye, ariko Imana yemeye ko atuvamo kubera ko umunsi wari wageze. Ikindi ndashaka gushimira mama Trezor uburyo yakunze musaza wanjye cyane. Hari umunsi twararanye Faisal, ndababwira ni mama Trezor uburyo urara hanze, nzabwira musaza wanjye kutamutaye kuko numvaga ko azakira, kuko ntibigeze ujya kuryama wemeye kwicirwa hano n'umubu, ariko kugira ngo bane nawe. Ibyo ndabimushimira, yabaye intwari, yarakomeye, Uwiteka yaramwambitse imbaraga. Ikindi ndashimira umuryango wa mama Trezor Faisal, buri munsi twabaga turi kumwe. Umuryango wanjye ndabashimira rwose, twese twabaga turi Faisal ariko twizeye imbaraga z'Imana. Ninjiraga muri ICU hasohokamo nirengagije ibyo mbonye, ariko nkumva hari Imana, nkumva ku gitondo kimwe ndibuze nkasanga papa Trezor bamukuye muri ICU. Bijya kurangira ariko yari yorohewe, twizeye ko agiye gukira. Turavuga tuti Imana idukoreye ibitangaza, papa Trezor arakize. Haciyeho nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu, nibwo papa Trezor yavuye mu mubiri. Ariko hagati aho nubwo turira, papa Trezor ari kumwe n'Iyamuremye. Papa Trezor yari umukristo, yubahaga Imana, yarakiranukaga, mbishingiye ku bintu yambwiraga. Umunsi umwe, hari umunsi yagiye gusenga kuri community ya Emmanuel, hari abapadiri baje bari gushengerera cyane. Arampamagara ati Mirimo, ati uyu munsi twagize ibihe byiza, ati n'ikimenyimenyi hari abantu bambabaje, ariko ngiye kubahamagara bose mbababarire kandi aribo bambabaje. Yari afite urukundo, yari afite umutima wo gukiranukira Imana. Ubundi arambwira ati Mirimo, ati buriya hari umuntu ngira ngo yari yarahaye amafaranga niyamuha, ati buriya amafaranga uzayareke ariko ugumana umuntu. Ndababwira gukiranuka kwa papa Trezor, ntimwibeshye ko hari ubwo wenda twaba tuvuga ibi tubivugira kuko yagiye, ariko yari umukiranutsi, yagiye yubaha Imana mu buryo bwe bwose, yagiye akunda abantu. Oh my God. Kandekeraho kugira ngo natwara umwanya, kuko papa Trezor yakoze byinshi. Ndashimira abantu bose, potazi handi ndabashimiye, mwamfashije mu mugongo. Ndashimira inshuti zacu, ndashimira imiryango yombi. Kristo abaho umugisha, azabarinda ibyago n'amakuba, kuko urupfu rurababaza. Murakoze. Nanjye nitwa Ernest Murego, murasanye ni mukuru wanjye. Icyumweru cyose kirashize bavuga ibyiza murasanye yagiye dukorera, inshuti, abavandimwe. Hari n'ibyo twagiye tumwigiraho, hari ibyo tutari tuzi. Ngewe rero ndavuga ku kintu kimwe gusa, nkuko mukuru wanjye kana Mfizi yabanguye, ndagira ngo mvuge ku kintu kimwe. Aba bantu
nta n'umwe wigeze ukivuga kuri Murasanyi. Ngewe mu ndeba hano twabaga muri uru Rwanda, papa, mama, abavandimwe bose hariya ku Muyumbu murahazi hari urwibutso, abandi babaga i Ruhanga, abandi Gasogi. I Ruhanga habaga mama wa Fiete na Unkindi Gasogi. Abo bantu ku Muyumbu ariko hari benshi. Ngiye mvuka nabonaga abantu ubwo nkumva ko ari bo bavandimwe ngira, kuko twarabumvaga ari nyine kuko baba mu mahanga. Ntabwo twari batoya ariko tukumva mama yavugaga basaza be babaga i Burundi, papa we akavuga muzehe ku Muyange, akavuga Matata, akavuga bose bakabavuga. Ngewe rero murabizi jenoside yarabaye, abantu bose bapfa, bose ari ku Muyumbu. Umugabo natanga ni Kanizio Kagabo, namubonye arahari. Barapfuye bose. Hariya mu rwibutso hari abantu bo muri famiye gusa rwa mbere hambere bari aho ngaho 400. Muri abo 400 Kanizio ya mbere umugabo arabizi ni mukuru, harimo umuryango wacu abantu nka 200 bari benshi, ariko bose barapfa. Abi Ruhanga barapfa hasigara Fiete, dore nguriye. Gasogi hasigaye Muzungu n'abandi nuko. Noneho ikintu nashatse kuvuga n'ukuntu Murasanyi yakoze umurimo ukomeye wo kugira ngo mbone mpagararanye na Sara, mpagararanye n'abandi bose n'abavandimwe hafi ya bose ndabaza. Mwabaye mubonye nimugoroba kuntu bashiki be bangana, nta numwe narinzi, nta reka habe. Ubwo rero ngere nihuta, jenoside yarabaye, ndokoko kwanjye, abandi bose barokoka kwabo. Narokokeye muri uyu mujyi navuye iwacu ku Muyumbu hariya nimugoroba. Indege yaguye nimugoroba ndi umwana, uko nageze inaha ngaho i Kigali nimubimbaze. Nza kurokoka mbaho ngiye nyine. Jenoside irangiye numvishe ko wacu nta n'umuntu n'umwe hari, kuko hari hafi. Barambwiye bati nta n'umuntu n'umwe wasigaye. Ariko hari umugabo witwa Ngarambe yakoraga muri Petero Rwanda, hari imbere y'isoko rya Nyarugenge hari ikintu cyitwaga Petero Rwanda yakoragamo. Rero atashye nimugoroba kuko yaranzi, araza arambwira ati ariko hari abana, hari mushiki wawe umwe, hari n'undi, mbese ntiyabimbwira neza. Arambwira ati ariko barahari, ati bari mu nkambi Nyagasambu. Ati bari mu nkambi Nyagasambu. Ntago nasinziriye kuko naho ngiye nyine, nta wundi muntu narinzi. Aho ngaho narokokeye, aho ibyaho sinabibabwira kuko nasigayemo aho ngaho, simbi bindi nkuru ndende. Nafashe igare aho ngaho, hari igare, hari mu rugo rukomeye rw'umuntu wari nka minisitiri ahari. Ngewe niwe wandokoye uko byahaje Imana, hasiga aho ngaho. Ariko nabonyemo igare rero ndarifata ndagenda i Nyagasambu. Narayimpazi kuko iwacu ku Muyumbu ni Nyagasambu. Ndirukanka ndagenda, numvishije iyo nkuru gusa. Ndagenda ngezeyo nsanga harimo abana benshi, harimo iki, abantu b'abanasi bari bahari. Barambwira ati so uraje uturuka hehe? Ndamubwira nti ndaje gushaka abana bande, simbazi, sinzi abahari, sinzi iki. Ndababwira
bati si ati duhe adresse tuzabashake, ndababwira ndabashushanyiriza, harimo umwana umwe w'iwacu ku Muyumbu n'iki byose, mushiki wanjye, kandi ntabwo nari ntaramubona. Natanze adresse zonyine gusa, mwebwe muvuga Inkotanyi. Nagiye kubona mbona aba bana bangezeho, Fiete, Bebe n'abandi bansanze mu Nyakabanda. Uko bangezeho niwe wabyivugira, simbizi. Nuko ubwo baraje, ariko baza batari bonyine, n'abandi bana babanaga aho ngaho mu nkambi. Baravuze bati turagiye, ariko reka bagize baraza baransanga. Bahageze aho kugira ngo bambwire turire tugize gute, nkumva barimo kumbwira ibya jenoside, ukuntu barokotse, ibintu banyuzemo, Fiete uyu nguyu akarira, mbura uko mbigenza. N'abo bana bandi harimo uwitwa Joseline, nawe wari warabuze ababyeyi, wabibuze ababyeyi, bose baraza turabana aho ngaho. Ahantu rero ngiye kubabwira namenyerewe no muryango uko turiho, ahariho abantu, hariho muzehe uyu nguyu ni Fiete uyu nguyu, umwana wa Kumuyange witwa Uwimayange. Twagiye kubona tubona tugezeho, atugezeho ntabwo twari tumuzi. Ati ngewe, ati ndi mushiki wawe ndiki. Noneho mbeba inyinya avuga, afite inyinya. Noneho bashiki banjye witwa Gemete arafite inyinya, n'abandi bavuga ni okay, nibyo turishima. Na Fiete ngo bari turishima, baraye badasinziriye baririmba. Ari ukuntu baririmbaga indirimbo za Kamari. Reka njyane Fiete uyu nguyu atege gusuza umusaza yabaga i Kabuga. Fiete aragenda, tumuha uruhushya, ukuntu nyine yiberaho, yagiraga ibineza neza, yararirimbaga ukabona ari umwana mwiza, mbese wihora yiririmbira. Abo bana bandi baranze kurya n'iki, nuko aza tubwira inkuru nziza. Ati uriya, ati hari data wacu araza aransobanurira, ariko nkumva simbyumva. Noneho ambwira Manuel murumuna wa Murasanye, ati ari no kwa, numva bambwira ko ari kwa Kabuga, niho buriya kwa Kabuga habagamo apartments y'intuza. Nuko kuva ubwo nagiye gushaka Manuel, kuko ngiye kwa Kabuga hariya iranzu ya Kabuga yabagamo abantu. Ndagenda, Manuel sinari muzi, sinari nzi uko, ariko nkagenda mvuga Manuel. Noneho nsanga hariyo ba Manuel ba benshi, navuga Manuel na Manuel ku buryo bungoye. Niwe waje kuntekerereza, ambwira ko bariho, ambwira Murasanye ko ariho, ambwira bose, agenda ambwira abantu ntazi bose, abo tutari tuzi bose ndabamenya. Ahantu rero Murasanye uwo Manuel ntabwo yaduhuje, reka byarazambye. Murasanye niwe waje kudushaka. Murasanye ambonye, atubonye, dutangira kugira ibintu by'ubuzima bya jenoside, mbese bamwe dutangira kubyibagirwaho gato, mbese dutangira kugira ubuzima. Ni muri urwo rwego Fiete batangiye amashuri. Fiete aragenda, mushiki wanjye yigaga muri primaire kare gatoya. Aba bandi bitwa ba Joseline nabo baragenda, bibi bibazo. Murasanye rero icyo yakoze ni iki nshaka kuvuga. Murasanye yose akanjyana kuri buri muntu uwo ari we wese, akaza akambwira ati nguyu. Mu by'ukuri ngira Imana ndabamenya, ko dufite umuryango. Rero Murasanye nigeze kumutubira kwibuka, noneho aragenda ajya ku Muyombo hariya, tujyana ku Muyombo. Tumaze kwibuka ajya buriya yakundaga ku bintu bya information, arabaza. Nibwo nicyo gihe nabonye Murasanye ababara, yarababaye ndabibona pe, arababara.
noneho nazajya amubwira ngo ngwino tujye kwibuka akagira uhanga. Amubwira ati ujyane na Manuel, ntabwo yajyaga yanga kumbwira. Ambwira ati wenda afite akazi, ariko ati Manuel uzaze tujyane. Ariko nkakunda ko ari we tujyana, kuko yagendaga abaza ukumva mbese muri make araduhuza twese. Tugiye twebwe twabaga hano bakeya, aduhuza na famiye. Tuza kubona rero uyu mubyeyi wacu ku Muyange tumufata nka papa we, yaranabazi, ari mukuru. Mbese twumva ko noneho tugarura ubuzima mu by'ukuri twagaruriye ubuzima kubera Murasanyi araduhuza. Murasanyi akadutumira, muri sawa arabizi, akadutumira tukajya ku musaza. Muri make rero ntabwo byinshi, ariko Murasanyi yatubereye mukuru wanjye, mbere atubera umubyeyi. Kubivuga ntabwo mushobora kubyumva, murabyumva ariko impamvu yangaga kujya ku Muyumbu, yigeze kumbwira Terinesi ati famiye yarashize gutya, ntabwo yari abizi, ati yarashize gutya koko. Nuko nguko nyine nabi, nuko nguko tuganira. Rero Terezo, turahari, tuzabana neza nk'uko mukuru wacu yabikoraga. Murisa nawe uzakomeza utubere umubyeyi nk'uko wabikoze. Ntawe uzagukosereza pe, ntawe uzakubwira nabi, kuko watubaniye neza. Ibyo bavuga abasaza be ntago ari ibintu byo kuvuga ngo Matengeri yahoze abivuga, ntago ari ukubera Matengeri, nibyo yabikoze neza, yaradukunze, atuha ubuzima. Kuko twebwe ngiye n'ababyeyi mfite, nta babyeyi nagiraga, ntaki. Ureba nawe byari bikomeye. Mbese muri make ndashimira na Fiyete, ndamushimira kuko yigomwe, yaraje. Fiyete twarabanye, tubana neza, umwana mwiza. Ndagushimira, ndabashimira mwese, kandi Imana ibahe umugisha gusa. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Icyanyuma SMS ya nyuma Murasanyi yanyoherereje, yarambwiye ngo muzabane uko mubishoboye kandi mukundana. Murakoze. Barakoze. Hari umwana umwe nijoro twanyeganye ijambo, yifuje kugira icyo avuga, ariko we iminota amuha ntabwo ayirenza. Nanatinda kugera hano ndamukansoringa. Giselle, wihuta. Ufite iminota 3 yonyine. Murakoze. Mbere na mbere mbanje gushima Imana yatuzaniye Papa Tresor ntagwe mu Buhinde. Imana yabwe icyubahiro. Rero ngewe na Papa Tresor, Boni ejo ubundi yaravuze ngo bari inshuti, ariko yari inshuti ya twese. Papa Tresor njya kubyara, imodoka yari ije kuntwara Faisal ku munsi ubanza yarahiye, baranyevakiwe banjyana ku bindi bitaro. Noneho mu gitondo baravuga ngo nsubire Faisal. Noneho bazana ambulance ngo izi ntware, ihageze yanga kugenda. Papa Tresor yarahageze, hariya ku Kismente hafi ya RDB hari fer rouge, hari hagiyemo ko duhagarara, we arakomeza arirukanka kuko umunurse yari arimo aramubwira yuko ndi hafi kubyara. Papa
Papa Tresor mbyaye arambwira ngo shangura akagabo. Impamvu yambwiye ngo ndakagabo ngo nuko nabyaye nta batambaze. Arambwira ati ngo ariko ndabizi ko uri umugabo kuko nabaye igihe kinini nabaye kwa mama wacu, namufashije kurera abana be, narabahetse, yanyigishije imirimo myinshi. Noneho umunsi umwe Papa Tresor, Mama Tresor ntabwo yari ahari, ari njye nawe turi mu rugo, asanga namuteguriye kawunga. Arambwira ati ngo burya uzi gusonga kawunga. Ndambwira ndabizi. ngo uzabyigishe mama wanyu, ati nyoko wanyu. Ndambwira nti yego nzabimwigisha. Arangije ejo bundi ajya kujya mu Buhinde, abatante bacu turakundana, ubundi tugakozanya, ariko ibyo ntacyo bitwaye, ariko baradukunda, turabizi, kandi natwe turabakunda cyane pe. Noneho Papa Tresor mwandikira message, ndamubwira ati sinzi niba warandakariye, ariko reka nze umbabarire. Aranyandikira, arambwira ati oh don't worry at all, ngo ngufata nk'umwana wanjye, urabizi kuva mu bwana uba n'inshuti yanjye, rero ntawe urakarira umwana kuko aba amuzi. So ndaho Imana izankiza, kuko buri munsi Mama Tresor ntabyo azi, ariko buri munsi namwohererezaga amasengesho, anabasha kujya muri telefone yarabibona, namwoherezaga amasengesho akambwira ati ngo humura nzakira, ngo God bless you. Arambwira ati thank you, akambwira ati thank you, ati kandi muhumure ko nzakira. Rero Mama Tresor, warakoze kubana na Papa Tresor, kandi warakoze kuduha urugero rwiza rw'urukundo wamweretse. Imana iguhe umugisha. Kandi Tresor na Patience na Zoe, nubwo Zoe atari hano, tuzakomeza tubabere bakuru banyu beza. Nk'uko mubizi ukuntu dukundana, abana kwa Rujari ni benshi, reka nzavuge abana ba Rasheli, abuzukuru ba Rasheli, tuzabakunda kandi tuzakomeza kubaba hafi. Rero Imana ibakomeze, niyo yonyine yabaha gukomera kuri uyu munsi. Murakoze. Gisele arakoze, yagerageje. Reka kanya ndabanza no kwisegura kuri bafande bari aha ngaha, kubera ko Murasanyi yabanye nabo ari benshi. Hari benshi baduhaye ubutumwa bwabo muri iyi minsi tumaze twibuka Murasanyi, ariko banyemerera muri uyu mugoroba abo duha akanya kubera igihe ntabwo ari bose. Niyo mpamvu nsaba umwe mu babanye cyane, retired Lieutenant Colonel Murindwa Paul, arahagararira benshi muri bo. Hanyuma nasoza ndasaba retired Major General Richard Rutatina nawe aze kuza kutugezaho ubuhamya bwe. Reka kanya ndabanza no kwisegura kuri bafande bari aha ngaha, kubera ko Murasanyi yabanye nabo ari benshi. Hari benshi baduhaye ubutumwa bwabo muri iyi minsi tumaze twibuka Murasanyi, ariko banyemerera muri uyu mugoroba abo duha akanya kubera igihe ntabwo ari bose. Niyo mpamvu nsaba umwe mu babanye cyane, retired Lieutenant Colonel Murindwa Paul, arahagararira benshi muri bo. Hanyuma nasoza ndasaba retired Major General Richard Rutatina nawe aze kuza kutugezaho ubuhamya bwe.
mbanze mbasuhuze mwese muraho neza. Umuryango wa Murasanyi, madamu n'abana, muzeyi, mubyeyi wa Murasanyi se wabo, umuryango mugari wa Murasanyi, bafande muri hano, comrades, mbabwire mwese mukomere. Mu by'ukuri Murasanyi twambaze tukimukeneye. Jyewe ku giti cyanjye Murasanyi ari umuvandimwe. Ngira ngo niyo mpamvu umuryango wampaye aka kanya kugira ngo ngire icyo muvugaho. Murasanyi twamenyanye kera muri 87, duhurira ahantu ahitwa mu Rubiri, Kampala. Nkuko mbizi amateka yacu, abenshi twavukiye mu buhunzi atari guhitamo, kandi na Murasanyi nuko. Ukuntu twamenyanye na Murasanyi ntagiye kure, twahuje n'akantu gatoya, ariko ku mpamvu imwe nuko Murasanyi yambonagamo Ubunyarwanda. Ndi bunasubireho gatoya ku byo umuvandimwe murumuna wa Murasanyi yavuze. Urukundo rwa Murasanyi, ukuntu yakundaga igihugu, umurimo n'ubwitonzi. Mu by'ukuri ndi buvuge no ibinshimisha kuri uyu munota, kubera umuvandimwe Murasanyi n'ikimbabaza, nibyo ndi busorezeho. Murasanyi tumaze kumenyana muri 87, ntabwo ari cyo gihe yaragiye mu gisirikare, yari umusirikare. Amakuru mfite nuko hari ababanye nawe muri 86 ahantu hitwa Mubende na za Kabamba n'ahandi. Jye duhura, Murasanyi kubera ko yambonye mu Bunyarwanda, jye nta Kinyarwanda nari nzi imizamahanga, nzi n'igiswahire ko niki twakoreshaga mu gisirikare. Mu bantu twahuye nabo icyo gihe b'Abanyarwanda twamenyanye muri 86, mu bimbabaza cyane nuko hasigaye 3. Murasanyi yari uwa 4. Twari benshi nk'Abanyarwanda, ariko abandi baragiye mbere. Mu bagihari ubu nonaha harimo na Fande Kazungu, Kano Wilson Kazungu, ariko wese mutindaho cyane, yari umuyobozi wacu. Ntabwo twanganaga, ntabwo namwisanzuragaho. Nisanzuraga ku muvandimwe Murasanyi, twari mu rugero rumwe. N'abandi bayobozi bari bahari benshi, ariko baragiye. Hakaba hasigaye uretse Murasanyi hasigaye retired Major Kagenza na retired Lieutenant Burakari. Abandi bose wapi. Mu by'ukuri numvise bavuga imyaka Murasanyi ashobora kuba yaramaze mu gisirikare ni myinshi, ariko intambara yarwanye nibuka. Njye niyo mpamvu mvuga ngo nishimira ubuzima bwa Murasanyi. Icyambere, Murasanyi yarwanye intambara nyinshi cyane. Icyo gitwara havuye batwerekeza ahantu hitwa Mbare. Bamwe bajya mu ntambara bararwana, bagira gute. Twarwanaga n'umuntu witwa Garakwe nicyo gihe, tutanamuzi n'umunyamahanga, ariko gahunda ari imwe, guzataha i Rwanda. Kumva ugiye kurwanya intambara z'abanyamahanga, ariko kubera ko ariyo inzira yacu twagombaga kubikora. Murasanyi abitwaramo neza, tubana nawe neza, akora ibyo yagombaga gukora. Turahava tujya muri Karamoja. Tugeze Karamoja, batayo twahuriyemo yari 45, genza kuyivamo gatoya, njya kwiga. Mu minsi mike Murasanyi nawe ancaho nawe ajya kwiga. Ibyo nize nibyo yize, ku buryo twakoraga mu itumanaho. Jewe na Murasanyi twakomeza kuvugana hafi buri gihe, ariko gahunda ya Murasanyi bwa butwari bwe nkuko muri nawe hano yabivuze, yavugaga ku bintu bibiri: gutaha. Igihe twahuraga twabazanyaga amakuru bigeze, ntabyo twari tuzi mu by'ukuri, twari abasirikare batoya, ariko amakuru twamenyaga iyo ariyo yose twarayasangiraga n'abandi Banyarwanda benshi cyane twabaga turi kumwe nabo. Ntabwo twari tuzi iminsi yari y'abayobozi bacu yo gutaha i Rwanda. Murasanyi ibintu byose yabitwaragamo neza, akava agataha mu rugo za Masaka, nubwo atazi iwacu ku ivuko, ariko yajyaga aza akampa amakuru y'iwabo, mbice bya Sembare za hehe, akasura akamenya amakuru y'Abanyarwanda aho bari, akabashakisha, akanagerageza kumobilizinga kugira ngo gahunda yacu yo gutaha i Rwanda izagende neza.
Murasanye amaze kwiga tubije mu bata ya 45 kugeza igihe intambara yarwanye ni nyinshi, hari zo muri Sudani, hari z'abakonyi mujya mubumva, izo zose Imana iramurinda kugeza 90 turazana. Twarayitangiranye, amateka yayo ni maremare. Urumva ubu twavuye muri NRA tuza muri RPA za kuvamo RDF. Byose nabwira izi ntambara zose twaciyemo Murasanyi n'ubushobozi bwinshi yabitwaragamo neza na discipline. Buriya Murasanyi mubona kwa kundi ubona areba yitonze ni nako yarateye. Yavugaga amagambo makeya kandi ibintu by'amahane Murasanyi ntabwo yajyaga bijyamo. Agakora akazi kose nkuko bayivuze, yarwaye intambara za hano turazisoza, iz'abacengezi yazigiyemo, izakobwa zijyamo zose azicamo. Uretse n'ibyo none kubera ubushobozi je niko nabibona, nubwo atari wabihisemo, abayobozi bamuhitamo kujya gukora n'imirimo itandukanye kandi nayo ayitwaramo nk'umugabo. Urugero nge ndi butange, ndibuka ko twaravuganaga buri gihe. Murasanyi begeze kumutoranya kujya kuyobora ikigo, ari umusirikare arakajya kuyobora ikigo cya hanze cyitwaga Onturacom. Nacyo yarakiyoboye, yakigezeho kiri mu marembera, gifite ibibazo byinshi, ariko bamu umushinga wo kukizahura, akora ibishoboka byose kugeza no munota wa nyuma. Nanone bamushinze kujya gutegura uburyo privatize. Ubaho Murasanyi ukuntu muzi, ntabwo ari ibya gisirikare byonyine, n'ubuzima bwa hanze yarabushoboye kandi yabitwaragamo neza. Mu by'ukuri kugeza mission yagiyemo, yagiye muri African Union, yagiye muri UN, n'imirimo buze yakoze imirimo ya communication, ayivamo, ayobora ingabo, ajya mu bintu bya logistics administration, kandi byose Murasanyi yabitwaragamo neza nk'umuntu yangamugayo. Reka noneho ngeze wenda ku by'uburwayi bwa Murasanyi, ntabwo ndibivuga cyane ko hari ababindusha, ariko nanjye Murasanyi twaravuganaga munsi ku munsi. Njye nageze naho ntinya, ngatinya guhamagara, nkavuga se mama Terezora ari bumbane gute, rembye muhamagare mubaze amakuru, kubera ko twari tumenyeranye cyane, twatiraga iporo birebire. Nubwo yabaga yarembye n'uvuga twaganiye twamara amasaha angahe nkuko twari dusanzwe tubimenyereye. Kugeza ngira ngo mu minsi ya nyuma bari hafi kuva mu Buhinde, nibwo nabonye ko bikomeye. Naramuhamagaye turavugana, arambwira ati maze iminsi 2 mvuye ku rushinge, nta mbaraga mfite mu by'ukuri. Reka tuvuge mu magambo magufi, tuganira amagambo magufi, ndahina ndamureka. Nibwo byanyeretse yuko Murasanyi afite ikibazo gikomeye, kuko mu burwayi bwe bwose yari hangana kandi akomeye, tukavugana nta kibazo. Ariko numvaga ko bimeze kose ari kumwe n'Imana, Imana izamufasha koroherwa. Nicyo cyifuzo cyacu twese. Kugeza noneho agarutse mu Rwanda, ngiye nibuka mu minsi ya mbere nuko yari yarembye, nkuko mubona kuriya niko yari ameze. Mama Terezora ngera no wambwiriye ati ntabwo yageze ahinduka nko muzi ni kuriya ameze, kandi ko namubonye, nge namubonye nkaho ari kutwumva, ahubwo yihanganye ko sanzwe yihangana kandi avuga amagambo make. Muri makeya mu binshimisha gembye ko nabivuze, nshimishwa nuko Murasanyi yakoze ibintu byinshi, gahunda nyinshi zose, ariko cyo yaragamije no gutaha mu Rwanda. U Rwanda twararutashye, aruhukiye mu Rwanda, arashyingurwa mu Rwanda mu irimbi gisirikare, ko n'ubundi yari umusirikare mu cyubahiro nkuko bigomba. Cyo cyaranshimishije. Cya kabiri, kuba none afite n'umuryango, aherekezwa n'imbaga nkuko tungana gutya hano, nishimwe. Genda shima cyane, nshima Imana, shima n'abayobozi bacu batubaye hafi, n'ubaki turi kumwe nabo. Ikindi nanone nshimira umuryango we ukuntu bihanganye. Mu by'ukuri mama Terezora w'amagambo yambwiye mu minsi ya nyuma, ntabwo ndibu yasubiremo, ariko byangaragarizaga ko akomeye cyane, afite icyizere nkuko nanjye nari ngifite. Urareba ko barihanganye. Dr. we twaravuganaga hafi munsi ku munsi, umukobwa we kubera ko ari umuganga, naramuhamagara munsi ku munsi, ariko umuryango wakomeje kwihangana. N'ubu nkasaba yuko mukomeza kwihangana. Mu by'ukuri icyatumye mwihangana kuva cya gihe na n'ubu ni ngombwa. Ikimbabaza noneho, ikimbabaza nari nabikomojeho, Murasanyi kuba agiye, niyo nzira yacu twese,
ariko ikimbabaza ya group yacu mu bantu nahamagaraga n'ubu hano harimo ba fande na comedies njya mpamagara kuva mu gitondo twongera saa sita tukagera nijoro. Murasanya namubuze icyo ndi bugire iki cyuho gap nini cyane kubera ko nari bongere kumuvugisha. Ikindi kimbabaje nanone ni wa mubare nababwiye. Twari umubare munini cyane uretse afande Wilson, kandi afande Wilson kisinjya mwisanzura ko yari umuyobozi wanjye no baranduta ntabwo mbitindaho. Ba bantu twisanzuraga ubu asigaye babiri. So nibyo bimbabaje. Nongere mvuge ngo umuryango wa Murasanyi, umuryango mugari, bavandimwe n'inshuti bari hano, afande mwese muri hano ko muredizi mwihangane kubera ko Murasanyi twamubuze, ariko ibyo ni ibisanzwe n'ubuzima bwacu. Kandi Pastor Gasane ejo bundi niwavuze ngo yanga ijambo kuvuga ngo ngo uyu munsi ni runaka ngo ejo ni jyewe, njye ntabwo mbitinya kubera ko nk'umukirisitu niyo nzira utari urupfu, nta yindi nzira umuntu azacamo. Njye mvuze ngo Murasanyi ni uyu munsi, ejo ni jyewe, ariko ngize Imana naherekezwa n'abandi nabangiye neza, kandi mu Rwanda mu gihugu cyanjye nkagisaziramo. Imana ibaho umugisha kandi murakoze. Arakoze cyane afande Paul. Nyemerera aka kanya tugahe retired Major General Richard Rutatina, nsabe Trésor utugeze ku muryango abe yitegura na mama we. Murakoze cyane MC. Reka nangire nihanganisha umuryango wa Kano Murasanyi, madamu we Yvonne, abana be Lieutenant Trésor, Dr. Patience, na famille yose abana be. Nihanganishe abavandimwe be, umuryango we mugari, base wabo, bashiki be, mwese mwihangane cyane kuri uyu munsi wa kababaro. Ndagira ngo nihanganishe n'umuryango wa RDF. Abonye ko bamaze kwivuga abantu babanye fraternité yose, abanyanga Kanozi benshi cyane babanye nabo, generals n'abandi inshuti ze zose z'abasirikare, ariko ndagira ngo mwihangane cyane kuko Kano Murasanyi ari umuntu w'inshuti y'abantu bose cyane. Reka nshimira Imana ku buzima bwa Colonel Murasanyi. Iyi myaka maze Kano Murindwa amaze kuvuga intambara zose koko yaciyemo, amaze kuvuga ndetse abo yavuze n'ab'inshuti ze ni benshi batakiriho batangiranye izo ntambara. Kuba ariho rero akabagejeje iki gihe, mureke tubishimire Imana. Barabibaho, ariko mureke dushimire Imana kuba yaramuhaye ubugingo akabagejeje iki gihe. Nubwo tumoninga tubabaye, ariko nagira ngo ducelebrating ubuzima bwa Colonel Murasanyi. Murasanyi burya mu isi, ngira ngo igikuru burya si imyaka umara mu isi, igikuru nicyo ukoze mu isi mu gihe umazemo. Imyaka rero amaze 62 ntabwo ari mike, nta nubwo ari myinshi, ariko icyo tureba si imyaka amaze. N'umuntu wese mu isi ntabwo tureba imyaka bamaze mu isi, ni ukureba iyo si igihe Imana yaguhaye wagikoresheje ute, ubuzima bwawe wamaze iki, wamariye iki gihugu, wamariye iki abantu. Icyo nicyo nyine ngo twishimire ubuzima bwa Colonel Murasanyi, kuko ubuzima bwe imyaka amaze Imana yamuhaye yabukoresheje neza cyane. So niyo ituma dukwiye kwishima, nubwo tubabaye, ariko tugeze igihe twishimira ubuzima Imana yamuhaye, ariko noneho n'ukuntu yakoresha ubuzima bwe imyaka amaze mu isi, ibyo akoze turi tunasubiraho wenda. Babivuze ngira ngo sindi busubire muri byinshi.
ndavuga by the way, ntabwo ndavuga mu izina ryanjye bwite nk'inshuti ya Murasanyi. Amateka nyine twabanye mu gisirikare, ntabwo ndi busubiremo ayo mateka Colonel Murindwa yabivuze aho yaciye hose, ariko n'umuntu twari turaturanye ahantu mu famu, ahantu mfite famu Mucucu, mba ndeba hakurya famu ya Colonel Murasanyi. Hari umuntu wakunda inka cyane, inka ngira ngo Apostle Masasi yigeze kuvuga ku by'inka n'ihene n'intama. Avuga ko ihene zinaruhanye n'intama. Nkunda kubabwira ngo mwatwise inka aho kujya mutwite intama, ko aribwo twabayoboke beza wenda mukatwita ubushyo bw'inka wenda, ko aribwo aho kutwita umukumbi w'intama, kuko mumva ko intama n'ihene biruhanye kuziragira. Mutwise inka wenda byakorohamo, twayoboka neza, ngira ngo inka ziba nziza kuziragira. Nicyo ndashimira koko Colonel Murasanyi. Icya mbere kimuranga, yakundaga igihugu. Colonel Murasanyi n'aba muri abo bakoloneli benshi n'abajenerali ndetse, igihe bajyaga mu gisirikare bo bari bazi ikibajyanye. Abenshi wenda twe abakibanjemo kera, abenshi twanagiyemo mbere mu gisirikare cya NRA tutaramenya yuko tuzaza mu Rwanda. Ariko twebwe abandi bajemo nyuma twarabari kurutingaga bazi, tubavana mu mashuri twitegura kuzaza mu Rwanda. So Colonel Murasanyi rero n'umwe mu abana twavanaga mu mashuri, tukaba training bo bazi ikibazanye ko ari ukuza mu Rwanda, nta kindi. Twari ubwo twarwanaga igihe cya mbere cya NRA no gutekereza iby'u Rwanda tutabizi. Ariko Colonel Murasanyi yaje tubavana mu mashuri abana batoya, bazi ko nubwo yavuze intambara barwanya nyinshi za Uganda, hari na benshi bapfuye, ariko intego yabo bari bazi ko bategura kuzaza kubohoza u Rwanda. Birakwereka rero mu indangagaciro za Murasanyi no gukunda igihugu. Yakundaga igihugu cyane cyane. Ikindi babivuze, yarazi kubana, yakundaga abantu cyane, yari inshuti y'abantu bose. Igihe ngira ngo mu mazahanga murabona abantu n'ubukuntu bangana baje kumuherekeza. Iki ni ikigaragaza urukundo no kubana kwa Colonel Murasanyi. Na icyo nabwira Madame Yvonne n'abana, nkunda kubwira umuryango wose w'umusirikare witabye Imana, ikintu Colonel Murasanyi yarwaniye yakigezeho. Yarwaniye iki gihugu, kubohoza iki gihugu. Murareba iki gihugu ko gisa. Hari abantu benshi twapfuje ku rugamba batanabonye ibi byose. Nicyo mvuga ko mujye mushimira n'Imana. Hari benshi bagiye bapfa igihe gitandukanye, ariko kubona Murasanyi agiye muri iki gihe areba ikintu yarwaniye cyose. Njya mbabwira nimureba uyu mujyi wa Kigali mukanyuraho amataje, imihanda, amajyambere ari mu Rwanda byose, mujye muvuga muti nibura umugabo wanjye, kuko icyo yarwaniriye yakira kibonye yarakigezeho. So Yvonne n'abana, iri terambere u Rwanda rugezeho mujye mubyishimira, munashima Imana. Akababaro ni kanaza, ariko uvuga utari ko nibura ibi byose u Rwanda aho rugeze, umugabo wanjye, data babigezemo uruhare. Icyo ni ikintu kigoye kujya mwishimira buri gihe. Reka nshimire umuhungu we Trésor twafashe icyemezo cyo kuyoboka inzira ya so. Twagiye muri retirement, yaragiye muri retirement. Kiranezeza rero kubona nkawe gufata icyemezo ukavuga uti nibura kansimbure ababyeyi banjye, icyo bahagaze kurwanira tuzagikomeze tugiteze imbere. So warakoze cyane gufata icyo cyemezo,
ndetse nabonye n'abandi umuryango wanyu harimo Colonel Mfizi n'abandi yatweretse officers bose, mbashimire ko mwafashe nibura mukayoboka inzira ya Colonel Murasanyi. Now reka mvuge ku murage. Kano Murasanyi yasize umurage ukomeye cyane. Nababwiraga iki gihugu aho kigeze ni umurage. Buri umurage ntabwo izo nka twavugaga ntabwo ari inkusigira abana. Na biriya byubako niba ufite ibyubako, si ibyubako usigira abana, si byo murage. Umurage ni ugukora ku buzima bw'abantu bugahinduka, bakahora bazakwibuka yuko wahinduye ubuzima bwabo, wakoze ku buzima bwabo. Touching and transforming people's lives. Colonel Murasanyi asize umurage ukomeye cyane. Nababwiraga iki gihugu yarwaniye mu kareba aho kigeze ni umurage ukomeye cyane, niwo murage ukomeye buriya. Aricyo nshimira n'aba bana be n'umuryango bose bemera bakajya gupfira igihugu kugira ngo ibyabaye mu Rwanda bitazongera. Uyu ni umurage ukomeye cyane. So umurage ntimakabyitiranye bimusigira amafaranga, ibyubako, inka, abakunda inka nkatwe, ngo nuzusigira abana vuye ngo basigiye umurage. Inka zirashira, abana barazirya umunsi zigashira, ibyubako barabigurisha, amafaranga arashira. Ariko umurage nk'uyu w'igihugu guhindura ubuzima bw'abantu nk'ubwo Colonel Murasanyi yarwaniye agahindura ubuzima bw'abantu ntabwo bizashira, ntabwo bizibagirana. So nicyo nshimira rero umurage, mbashimira nyine n'umuryango. Colonel Mfizi yatweretse, yatubwiye touching, yagize impact, yavuze impact yagize ku muryango, yatweretse officers bose, abakobwa abahungu bagiye mu gisirikare kubera Colonel Murasanyi. Uwo ni umurage ukomeye cyane. Dusaba mwese cyane cyane abakiri bato kugira ngo mukomeze uwo murage, aba ari nacyo muharanira. Ushaka gushyigikira, ukunda Murasanyi akurikiza umurage yuko iki gihugu kitazasubira inyuma, kizaguma gitera imbere, kirindwa abanzi bashaka kugisubiza aho cyakivanye. Ndagira ngo nanone neguma gutenda, ndabona igihe cyanagiye, nongere nihanganisha umuryango wa Colonel Murasanyi, madamu we, abana, mwihangane cyane. Nubwo tubabaye nabivuze, mureke twishimire ubuzima bwe, mureke dushimire Imana yamuduhaye, yamuhaye igihugu, akagira aho agejeje iki gihugu, akagisiga kimeze aho kimeze ahangaha. So tujye tubyishimira, nubwo tunababara biza, ariko nimureke tugume twishimire, ducelebrating ubuzima yabayeho, naho imirimo yakoze, naho agejeje iki gihugu hamwe n'abagenzi be bandi. Inshuti yanjye Colonel Murasanyi, Imana ikwakire mu bayo. Fare thee well my brother. Murakoze. Afande arakoze. Reka muri aka kanya nsabe abana bihangane, Patience na Trésor, muze namwe mugire icyo mutugezaho, mugire ubuhamya muduha, biraha n'imbaraga mama wanyu nawe kuza kubasha kugira icyo avuga. Trésor niwe uvuga, ariko mushiki wawe aguherekeze. Murakoze cyane. Nitwa Lieutenant Trésor Murasanyi, ni njye wari imfura ya Lieutenant Colonel Murasanyi.
ni mushiki wanjye Patience Mutoni na sister wacu mukuru Fiette twarakuranye. Uko babivuze rero ntabwo tujya kure, iki ni igihe cy'akababaro, ariko nk'uko abatubanjirije hano babivuze ni time also yo gucelebratinga. Papa yakoze ibyo agomba gukora, yakunze umuryango we, araturera, aratwigisha, akunda igihugu. He was a role model. Tagiye kure nk'umuhungu w'imfura, ninjye nkurikira, hari undi mushiki wacu muto udahari twazoe. Zoe niwe wasaga nk'ahari friendly cyane kuri papa, niwe wamwisanzuragaho. Bebe nk'uko mubona Bebe ni umuntu utuje cyane, so he was very strict with me. Rimwe na rimwe simbyishimire mu myaka yanjye yo kubyiruka, ariko ndamushima cyane, and nicyo kibazo ariko ari muri ICU narimubwiye, nubwo atarespondingaga, ariko yagize aho ndi ni ukubera we. Ikindi papa yakundaga iterambere ry'umuntu uwo ari we wese, yaba njyewe, yaba bashiki banjye, yaba n'inshuti zanjye. Yumvaga umuntu yateye imbere, akambaza no mu nshuti zanjye zaza no kunsura, akumva wagize ikintu cyiza ageraho, akumva aramwishimiye cyane. Yakundaga abantu batera imbere cyane. N'ibindi akunda kubaza abantu, na bamwe bayivuze mu nshuti ze no mu buhamya bwo batanze, akunda kubaza se what's your plan, buri munsi yakubazaga ubutekereza iki, ejo urakora iki, what's your plan. Mu magambo ye make, inshuti zanjye cyangwa abantu bari proche kuri njyewe bazi ko ngira karagiteri, na mama nawe arabizi. Ndi umuntu ukunda kubaza ibibazo cyane kugira ngo ni interacting, nganire n'umuntu. Nkunda guhata umuntu ibibazo. So mu magambo make ya papa, I try to be a listener, no kumubaza kubera atagiraga amagambo menshi. Yari afite karagiteri, ni bake, like mu mashuri make no mu myaka wenda mito mfite, ni ibintu mbona ku bantu bake. I try to interact with most of the people, ariko ni ikintu namwigiyeho kandi it's a very very good character. Ikindi ndashaka gushima mama cyane. Mama before even papa arwara, mama yakunze papa, no muri ubu burwayi bwe amuba hafi cyane. Yamukoreye nimba nabyita ngo nibyo asabwa, sinzi uko nabisobanura, ntabwo ndabimubwira openly, ariko mama yakunze papa cyane. Ariko kera ari umukazi wacu wajya guza mu rugo, reka inkobaza papa, ambwira se papa Trezor, ko njya numva buri munsi mama Trezor akwita sheri, wewe kutarayimwita bite? Papa ni character yari atuje cyane. Mama ni umurugiro rwinshi, ukunda abantu. Yakunze papa cyane, yaramukunze pe. Kandi ntaheranwe n'agahinda. Twari njyewe, Bebe, Zoe, Tantine Fiette, mwita Tantine nuko nakuze, niwe wandeze kuba nkiri uruhinja kugeza aho yagendeye. Nakuze ari umuntu mukuru, ntabwo nubwo ari one now, ashaje afite 62 years old. So umuryango wa RDF niwe wareze papa
murera neza. Papa yagiraga kirazira, nyine yari umuntu uri sage cyane, yabona ugiye ntabwo yakundaga umuntu ubona when you're falling apart yarakugaruraga kabisa. He was obligated ku muntu ari we wese. Ntabwo yakunda kubona umuntu utatira cyane. Ndashaka gushima umuryango wa RDF papa yakuriyemo, n'igihe arwara they are willing to pay for everything kugira ngo papa amere neza. Ndabashima cyane cyane rwose, kandi nk'uko twaje hano mbere Fani Mfizi yeretse impact yatugizeho. Turabashima cyane ibintu byose mu muryango wa RDF ukoreye papa, turashima cyane. Ikindi lastly turashimira mwese, shima inshuti, abavandimwe, side ya mama, side ya papa, inshuti za papa, inshuti zacu, abantu bose turabashimira cyane cyane byimazeyo. Mwatubaye hafi kuva papa akigenda, n'ababimenye ko yari akirwariye hano ataragenda. Abantu batubaye hafi cyane, batweretse urukundo rwinshi, turabashimira cyane. Ariko uburwayi bwa papa, bebe na mama niwe babanaga nawe. Papa yifuza ko iteka ryose mba focus cyane mu kazi. Ananarwara sinari mari, nabimenye hashize hafi amezi 9 mvuye mu kazi. Arambwira ko yarwaye, ariko n'umuntu wari hopeful, wari very hopeful. Kubona ntago, we never saw this day coming, ntago twabibonye pe. Wabonaga rwose ko bizashira, ari naho furavuga ngibi bizagenda nta kibazo rwose, bizashira nta kibazo. So nkuko bagenzi be babivuze, ibintu byose biberaho kubera impamvu. Ibyo bintu byose yaciyemo byose, kuva mu bwana bwe, mu buhunzi, mu kazi, byose akaba ari ubwo Imana ishatse kumutwara. Ni Imana yabishatse, it's the will of God, kandi tugomba kubyakira mu gihe turi tugaselebratinga his life, kuko he had an impact yaba kuri twe, ku muryango, ku nshuti ze no ku gihugu. Nongere bashimire cyane mwese muri hano, abari hano n'abatari hano mwese, turashimye. Imana ibahe umugisha. Trezor arakoze.